uko nitegereje imbaga nyamwinshi twese duteraniye hano biragaragara ko icyambere nari kuvuga nari nkwiye kukireka uko nari ngiye kubabwira ngo mwirinde umugeri wa MDR irimo gusamba. Icyo ni icyambere. Icya kabiri ngira ngo tujyeho inama twivogerwa haba hano turi haba no mu gihugu. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu ngira ngo mbabwire nacyo ni ikintu gikomeye ni ukuntu tugomba kwifata kugira ngo twirinde abagambanyi n'abashaka kutumerera nabi. Hanyuma rero icyo ndi busozerezeho nyine ni uburyo tugomba kwifata. Ushobora kuba wari uriho uri mukuru wari uri muto se cyangwa wari utaravuka. Iri ni ijambo ryakanguraga Abahutu kwanga Abatutsi ryavuzwe na Dr Léon Mugesera hari tariki 22 Ugushyingo mu 1992 muri mitingi y'ishyaka MRND ryari ku butegetsi mu Rwanda muri icyo gihe. Uyu munsi uyu mugabo niwe tugarukaho hano kuri One Nation Radio kugira ngo tumenye kuva yagezwa mu Rwanda kugeza magingo aya byinshi byagiye bimurangwaho ubwo yabaga ari mu rukiko. Muri iri jambo muri icyo gihe yavugaga ko Abatutsi bakwiye gusubizwaho baturutse ko ngo atari Abanyarwanda. Iri jambo rigahembera urwango rwatumye mu 1994 ibintu bidogera Abatutsi bakicwa urw'agashinyaguro. Nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi Léon Mugesera yaje guhamwa n'ibyaha bya jenoside bishingiye ku ijambo yavugiye ku Kabaya nubwo atarahari mu gihe Abatutsi bakorerwaga jenoside mu 1994. Gusa nyuma yaho jenoside irangiye yahamijwe gushishikariza Abahutu gukorera jenoside Abatutsi haherewe ahanini kuri iryo jambo. Uyu mugabo w'imyaka 68 yagejejwe mu Rwanda muri 2012 nyuma y'impaka zikomeye, ariko ubutabera bwa Canada buza kwemeza ko yoherezwa mu gihugu avukamo kugira ngo akurikiranwe ku ruhare rwe muri jenoside yakorewe Abatutsi. Icyo gihe yaje gukatirwa igifungo cya burundu nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya jenoside, gusa ntiyatanye n'udushya mu gihe yari mu rubanza na nyuma yarwo. Mugesera mu rubanza rwe yaburanye ahakana iryo jambo ndetse avuga ko rishobora kuba ryarahinduwe mu byuma hifashishijwe porogaramu ya Adobe Audition akarigitirirwa kuko ngo we atigeze arivuga. Gusa ubuhamya n'ibimenyetso byatumye ahamwa n'icyaha. Mu myaka yose yamaze mu nkiko yakunze kumvikana kenshi avuga ko adafashwe neza, ko adahabwa umugati wakorewe muri Simba Supermarket cyangwa se La Galette, rimwe ko adafite flash disk ndetse n'ibindi. Niwe wa mbere mu bagororwa bo mu Rwanda wasabye ko yakwemererwa kujya abonana n'umugore we mu buryo bwihariye mu gusurwa kuzwi nka visite conjugale mu rurimi rw'Igifaransa. Aha niho umugororwa aba yemerewe no gutera akabariro n'uwo bashakanye mu gihe yamusuye muri ubu buryo. Ibi ariko ntabwo yabyemerewe kuko amategeko y'u Rwanda asobanura neza ko umugororwa afite uburenganzira bwo gusurwa ku minsi n'amasaha mu buryo buteganywa mu mategeko ngengamikorere ya gereza, kandi ahererekanye n'abamusura makuru ku mugaragaro acunzwe n'umucungagereza cyangwa undi mukozi wa gereza ubifitiye ububasha. Ibi bitandukanye n'ubundi buryo bubaho handi aho umugororwa ashobora kubonana mu mwanya wa wenyine n'uwo bashakanye bakaba banagirana ibihe byiza. Aha ndavuga gutera akabariro. Mugesera we yasabye ko uburenganzira buhabwa anaba umugororwa wa mbere wo mu Rwanda wari ubusabye. Gusa gereza ntiyigeze bimwemerera kuko byari bihabanye n'ingingo ya 40 y'itegeko ryo mu mwaka wa 2010 rishyiraho urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa RCS, urakaba ari rwo rugena uko gusurwa bikorwa. Icyo gihe yabisabaga avuga ko ari imfungwa mpuzamahanga ifungiye mu Rwanda mu gihe yahoherejwe nk'umunyarwanda akaburana nk'umunyarwanda, ahubwo icyahabaye akaba ari uguhererekanya ukekwaho icyaha hagati y'u Rwanda na Canada. Kugeza ubu mu Rwanda abantu bemerewe gusurwa muri ubu buryo ni 5 gusa. Nabo ni abanyamahanga si Abanyarwanda. Ni Abanya-Sierra Leone bahoherejwe kubarangiriza igihano nk'imfungwa mpuzamahanga kuko mu masezerano u Rwanda rwasinye rujya kwemera kubakira harimo iyo ngingo.
iyi akaba ari nayo mpamvu bahabwa ibyo bemerewe n'amategeko. Ababo abagore babo baba bemerewe kubasura inshuro imwe mu mwaka bakamara mu Rwanda ukwezi. Muri uko kwezi baba bemerewe kwirirwana n'abagabo babo kuri gereza kuko buri mugororwa aba afite icyumba cye, ariko mu masaha y'umugoroba bagataha bakajya muri hoteli aho baba bacumbitse. Usibye iki kibazo cyo gutera akabariro kandi nanone hari ibindi byagiye bigaragazwa nk'ikibazo kuri uyu mugabo ariko ntabyemererwe. Kuwa gatanu tariki ya mbere Ukuboza 2017 ikinyamakuru cyandikirwa muri Canada cyitwa La Presse cyatangaje inkuru ivuga ko Dr Léon Mugesera ufungiye ibyaha bya jenoside muri gereza ya Nyanza arembye bikomeye kandi ko leta y'u Rwanda yamutereranye. Icyo gihe abanyamakuru bo mu Rwanda bagiye kumusura maze basanga ari mutaraga ngo nta kibazo na kimwe afite cy'ubuzima. Kimwe mu byo yavuze atishimiye kandi ngo nuko gereza itamuhaga umugati witwa pain de bleu entier ugurirwa muri La Galette na Simba Supermarket kandi ari ifunguro ryategetswe n'abaganga. Yagaragaje kandi ko atishimiye kuba ataragiye kuvurirwa mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal ahubwo akavurirwa muri gereza kandi ariho yari yiteze ireme ry'ubuvuzi yifuzaga. Icyo gihe gereza yavuze ko Mugesera yarwaye ibicurane ari byo bita grippe mu rurimi rw'igifaransa, ariko asaba ko ajya kuvurirwa mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal mu gihe hari indwara yoroheje idakwiriye kujyanwa mu bitaro bikuru. Ku bijyanye n'umugati, ubuyobozi bwa gereza bwo bwatangaje ko mu mwaka n'igice yari ayimazemo ngo yari amaze kwiyongeraho ibiro 4 kandi ko nta muganga wigeze amutegeka kujya arya umugati wo muri La Galette cyangwa Simba Supermarket. Muri 2012 nyuma y'amezi make ageze mu Rwanda muri gereza ya Kigali hari hazwi nka 1930 yari afungiye, umunyamakuru wigeze kumusura yageze saa 4 z'amanywa mu cyumba yari afungiwemo asanga ari ku meza ari gufata icyayi cy'amata n'umugati n'ibyo kuwusiga by'ubwoko bitandukanye. Mugesera kandi yigeze kuvuga ko adashaka amazi yo kunywa atetse ahabwa kuko ngo nta kirango kiyariho kigaragaza ko afite ubuziranenge. Aya nayo yarayanze asaba ko ahabwa amazi yizewe. Icyo gihe hari muri 2012 aho yagize ati aya mazi nababwiye ko adafite icyapa cy'ubuziranenge, ndashaka amazi nagirira icyizere ameze nk'inyange, ntabwo arya ibiryo bimwe n'abandi bagororwa kuko waba afite amahitamo y'ibyo ashaka akabimenyesha umuntu umutekera. Akigera mu Rwanda, rwiyemezamirimo Sina Gerard niwe wari waratsindiye isoko ryo kumugemurira ibyo kurya, nyuma riza guhabwa sosiyete yari ifite kantine muri gereza. Ifunguro rye ryabanzaga gusuzumwa n'ababishinzwe kugira ngo barebe ko ryaba ridahumanye. Yafataga ifunguro rya mu gitondo, irya saa sita ndetse n'irya nijoro. Kuri ibyo byose kandi hakiyongeraho amata, amazi ndetse n'imbuto. Muri uyu mwaka urukiko nyafurika rw'uburenganzira muntu mu minsi mike ishize ruherutse gutegeka u Rwanda ko ruha Mugesera Léon indishyi za miliyoni 25 kuko ngo hari uburenganzira bwe rutubahirije mu ifungwa rye. Ayo mafaranga arimo miliyoni 10 zigomba guhabwa umugore we Gema Uwamariya. Rwategetse kandi ko ahabwa umuganga wigenga uzajya ukurikirana ubuzima bwe agatanga n'inama z'uko bwarushaho kubungabungwa kimwe n'ubundi bufasha bukenewe. Gusa rwanze gutegeka ko u Rwanda rujya mu biganiro na Canada ku buryo Mugesera ariho yajya kurangiriza igihano cye cy'igifungo cya burundu, ruvuga ko ibyo bireba ibihugu aho kuba urukiko. U Rwanda ariko rwo ntirwigeze rugaragara muri uru rubanza kuko kuva mu myaka ine ishize rwagaragaje ko rutemera imikorere yarwo. Muri Mata 2016 urukiko rukuru rwaje gukatira Dr Léon Mugesera igihano cyo gufungwa burundu nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya jenoside n'ibindi byibasiye inyoko muntu yarakurikiranyweho. Dr Léon Mugesera yahamwe n'ibyaha birimo gushishikariza abahutu mu buryo butaziguye kwica abatutsi, gutoteza nk'icyaha kibasiye inyoko muntu ndetse no kubiba urwango rushingiye ku moko n'inkomoko. Yahise ajurira, gusa muri Nzeri uyu mwaka urukiko rw'ubujurire rwashimangiye ko afungwa burundu. Tubashimiye kuba mukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Nitwa Simeon Muhumuza, nawe uyikurikiye ni One Nation Radio.